Buriya uburaya butangira iyo umukobwa atangiye gutekereza ngo ko ari mwiza, ngo ari icyuki. Icyo gihe nibwo iyo myitwarire yo kumva ko ngo ari mwiza ari icyuki atangira kuyikoresha ibyo ashaka, akumva ko buri kintu icyo ari cyo cyose atekereje agomba gushyiraho ako kantu k'ubwibone ngo ni icyuki ni mwiza. Kandi iyo mitekerereze yo kumva ngo ni icyuki ni mwiza nta kindi kintu iganishaho n'ubundi ubwiza, kugira ngo umuntu yiyumve ko ari mwiza nta kindi bigenderaho uretse kubigaragaza no kubitekerereza ku bantu b'igitsina gitandukanye n'iki, cyangwa se abantu badahuje nyine igitsina. Bityo rero iyo aba ari ingingo atangiye kwishyiramo imurengera iyo yumvise ngo ni mwiza ngo ni icyuki, imurengera igihe icyo ari cyo cyose afitanye ikintu cyangwa se hari icyo ashaka gukorana n'umuntu w'umusore. Icyo gihe bene uwo mukobwa buri kintu icyo ari cyo cyose ashaka, yaba ku musore umwe cyangwa se abagiye batandukanye, ahita nyine akoresha ubwo bwiza bwe yumva ko afite, hanyuma ubwo bwiza bwe kugira ngo bugaragare cyangwa se aba ari ikintu gikina umukino muri ibyo bintu turimo kuvugaho, ubwo ni uguhita agira gute, abukoresha neza cyane. Uko kubukoresha neza cyane sasa rero nibwo agera imbere yawe agahita avuga ngo ndi icyuki, mugahita mutunganya ibyo mutunganya. Yagera ku rundi ruhande gushaka bya bindi atakubonyeho, mugahita mutunganya ibyo mutunganya, n'ahandi. Umukobwa akazisanga bwa bwiza bwe avuga ngo ni bwiza cyangwa se kwa kundi yibona ngo ni icyuki, already yatangiye kubikoresha nk'uburaya cyangwa se nyine yabaye indaya. Indaya ni iki se? Ni umuntu ugenda hirya no hino. Ntabwo ari njyawe ubivuze, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.